akaririmbo na aka Diamond Platnumz kitwa Mbagara. Nizere ko concept kamugezeho. Nitwa Kai Proctor, nizere ko muri following. Reka tujyane muri aka karirimbo mu Kinyarwanda. Ati yo karirimbo kababaje, ubwenge bwose n'ubumuntu nigishijwe na mama wanjye wambyaye, byose ntabwo wabwitayeho, hanyuma ubona ko ntagukwiriye. Ku giti gikomeye warafashe utema imizi y'urukundo rwanjye, kubera ubukire byarangiye ntaye ujya gushaka. Nabonye shehe ari gucana imibavu, wambaye impeta, wahindutse umugore w'undi muntu. Byarambabaje cyane, byarambabaje. Nabonye shehe ari gutwika imibavu, wambaye impeta, wahindutse umugore w'undi mugabo. Byarambabaje, byarambabaje cyane. Ibibazo iwacu Mbagara biruzuye, inzu yacu ituranye n'ikimoteri. Iwacu Mbagara hari ibibazo, noneho ku buryo wanabonye ko ntakwiriye urukundo rwawe. Ibibazo hano ni byinshi muri Mbagara. Inzu yacu ituranye n'ikimoteri, ku buryo hano iwacu Mbagara ni byinshi. Inzu yacu ituranye n'ikimoteri. Ibibazo hano Mbagara ni byinshi, ku buryo wanabonye ko ntagukunda koko. Nizere kuri budufollowing. Nitwa Kai Proctor. Iyabaye wari uzi ukuntu narize cyane kubera uburibwe bw'urukundo. Inshuti zawe zirabizi ukuntu umutima wanjye uri kundya. Ntabwo ubu nkikifuza gukundwa. Urukundo rwawe rwose rwaragiye. Ntabwo mbizi niba nzigera numva nanatoza. Numvishe ko wabyaye umwana umwita mamu, kandi murasa neza, munaseka mwe, murasa cyane n'uwo mwana, murasa pe. Inshuti zawe nizo zibizi ukuntu nta mahitamo mfite. Ndi no gupanga kuva Dar es Salaam nkajya kure, kugira ngo abantu amagambo bamvuga shire. Ibibazo ni byinshi hano Mbagara. Inzu yacu ituranye n'ikimoteri. Ibibazo hano mu Mbagara iwacu ni byinshi, ku buryo wabonye ko ntagukunda koko. Ibibazo ni byinshi hano Mbagara. Inzu yacu ituranye n'ikimoteri. Ibibazo ni byinshi hano muri Mbagara, ku buryo wabonye ko ntanagukunda koko. Akaririmbo na aka Diamond Platnumz. Njye umva kuri mikoro nitwa Kai Proctor. Ati Mbagara ibibazo ni byinshi, ku buryo wabonye tutanakundana. Nizere kuri budufollowing. Indirimbo yose wakwifuza. Ati rwose wabonye ko ntakwiriye urukundo rwawe. Indirimbo yose wakwifuza ujye utwandikira muri comment. Ariko kondisiyo ya mbere nuko baradufollowinze. Wamara kudufollowinga indirimbo yose wifuza ukayandika muri comment.